Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data. Ni Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Je kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kubidufasha muri uru rugendo. Uyu munsi nanone turongera turebe ku bijyanye n'isengesho dusanga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 7 n'uwa 8, aho Yesu agira ati: namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Amen. Dushima Imana rero ko hano Yesu atubwira ati namwe nimusenga. Namwe nimusenga ni ukuvuga ngo bari bamubajije uko bajya basenga, bigishwa bashaka kumenya uko bajya basenga, kuko Yohani umubatiza yigishijwe intumwa yabanje gufata mbere, yagendanaga nazo abigishwa be kugira ngo abigisha gusenga. Noneho n'aba Yesu rero nawe baramubaza bati twigishe gusenga. Aho ngaho rero niho Yesu yatangiye ababwira ati namwe nimusenga. Atangira ababwira ko bo nabo nibasenga babigenza gutyo. Ku murongo wa 5 rero n'uwa 6 usanga Yesu ababwira ko nibajya gusenga hari ibyo batagomba gukora, kandi hari nuko yumva ko bagomba gusenga. Hari uko yababujije ko bajya gusenga batagomba kumera nk'indyarya, kuko indyarya zakundaga, abasengaga nk'indyarya nyine bakundaga kujya gusenga bahagaze mu masinagogi, cyangwa ngo bakajya ku mihanda aho bababona bakaba ariho basengera. Icyo bari bagamije aho ngaho rero ni ukugira ngo abantu bababone. Ntabwo bari bajyanywe no kugira ngo babwire Imana ibiri mu mutima wabo, oya, bari bajyanywe no kugira ngo abantu bababone, babone ko ari abantu nyine bagiye gusenga, ko ni ukwibonekeza. Niyo mpamvu rero ku murongo wa 6 Yesu yababwiye ati wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mu ijuru mwihereranye. Yesu rero ashaka ko twihererana n'Imana, ariko kandi niba tunasenze kuri buriya buryo bwo kuba turi hanze aho batubona, mu mitima yacu twe gushaka ko abantu batubona, kuko Data wo mu ijuru areba ibiri mu mutima wacu, nibyo noneho areba, kuko Imana ireba mu mutima icyo ugambiriye ugiye gusenga. Niho rero hari yagera kuri uyu murongo wa 7 ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Ushobora kuba barayasubiragamo rero abapagani n'indyarya bayasubiragamo, kuko abapagani bagira imana nyinshi cyane, bakabwira buri mana yose icyo yabakorera. Urumva rero bagenda basubiramo amagambo. Twebwe ubwo dufite Imana Data tubwira dusenga, niyo mpamvu atubwira mwewe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'abapagani, kuko niko babwira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Ntabwo tuzumvirwa, kuko kubera ko tuvuga amagambo y'impfabusa. Nta nubwo kandi Yesu atubuza kuvuga isengesho rirerire, oya, cyangwa gusenga kenshi, ahubwo Yesu agaya amagambo y'impfabusa atagifite umumaro, asubirwamo hato na hato bitari ngombwa. Niyo mpamvu rero mbere yo kujya gusenga bidusaba gutegura, ese tugiye kuvugana n'Imana iki? Umutima wawe washobora kubishyira ku gapapuro ukamenya icyo uza kubwira Imana, ugategura isengesho ryawe uti mu mutima wanjye icyo ngiye kubwira Imana ni iki cya mbere, icya kabiri ni iki nza kuyisaba, icya gatatu ni iki. Ibyo rero bikaza kugufasha
kuba isengesho ryawe utaza kugenda usubiramo amagambo menshi atari ngombwa, kuko Yesu atubwira ko ibyo tugiye gusengera Imana ibizi. Imana yacu izi byose kandi izi neza icyo umwana we akennye. Isengesho rero ntirivuye ku mutima, kandi umutima utarimo uburyarya. Tugomba rero kubwira Imana Data ibyo twibwira, ni uko tubyumva tukayibwira ibiri mu mutima wacu. Ubu rero tubonye ikindi nanone tugomba kujya dushingiraho dusenga. Twabonye mbere na mbere ko tugomba guca bugufi, icya kabiri guhuza umutima, icya gatatu kwizera, icya kane kubabarira bagenzi bacu, icya gatanu duheruka kubona ni ugutitiriza. Ubu ngubu turabona ko tugomba kujya tumenya ni iki kiduteye kujya gusenga, ni iki gitumye tujya kuhagarara imbere y'Imana, kujya ahantu twifungiranye, twakinze urugi, mbese nta kintu kiturangaza cyangwa ngo dushake ko abantu batubona, tukajya ahantu twihereranye n'Imana yacu. Ukuri rero Imana ishaka ni ukuri kuvuye mu mutima wacu, nk'uko umwana abwira umupapa we nta bwoba afite. Uko kuri niko Imana ishaka. Ikikujyanye imbere y'Imana, ibyo bikujyanye ukabisuka imbere y'Imana. Ibyo utekereza rero nibyo ugomba kuvuga, kandi nibyo ugomba kubwira Imana. Imbere y'Imana rero uba ufite intego ushaka kugeraho, ufite icyo ugomba ushaka kuyibwira. Yibwire nk'uko umutima wawe umeze. Imana ishaka ko ufungura umutima wawe ukayibwira icyo ushaka. Twe kumera rero nk'indyarya, ahubwo tube abana b'Imana bakundwa, kandi tuzi neza ko icyo gikorwa kitujyanye cyo gusenga gifite agaciro mu maso y'Imana. Icyo tubonye rero ni ukuvuga ngo tujye imbere y'Imana tuyibwira ukuri kuvuye mu mutima wacu nk'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen.